Mwene data nshuti y'Imana kandi inshuti y'umusaraba, nongeye kukuramutsa mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha. Ndi MUSONI Flavien, ni muri cya cyigisho cy'igitabo cy'Abaheburayo, igice cya 3 niho tugeze. Ndashima Imana cyane, muri iki gitondo yabanye natwe, iraturinda, kandi uretse kuturindira ubugingo, iranaturindira no kwizera, kandi ikaduha n'amagara mazima, kandi ikaduha n'ibyiringiro bishyitse mu gihe nk'iki ngiki kitanasanzwe. Imana ibaha umugisha kandi idukomeze. Dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nongeye kunezezwa n'ibihe byiza ukomeza kuduha, ubiduhereye mu ijambo ryawe, biduhereye mu masezerano yawe, biduhereye mu mitimanama itwizeza yuko turabaye kandi turi kumwe nawe, utadutererana. Reka muri uyu mwanya ubwo tugiye kwiga ibyanditswe byera, umanukire kubana natwe, turinde ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma dutakobwa intego nk'uko Abisirayeli byabagendekeye, ahubwo tugutumbire wowe ufite igisubizo cya byose, yaba ibirimo kuba, yaba n'ibizaba. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Mwene data nshuti muvandimwe, muri iki gitondo nk'uko nabikubwiye, tugiye kwigana igitabo cy'Abaheburayo, igice cya 3, aho Pawulo yanditse asobanura uko Kristo aruta Mose, ndetse n'imbuzi cyangwa se inama zimwe na zimwe. Umurongo wa mbere w'icyo gice, Pawulo yaratangiye arandika ngo, nicyo gituma bene data bera, mwebwe abafatanije guhamagarwa kuva mu ijuru, mukwiriye gutekereza Yesu ari we ntumwa n'umutambyi mukuru w'ibyo twizera tukabyatura, ukiranukira yamutoranije nk'uko Mose yakiranukikaga mu nzu yayo hose. Kuko Yesu yatekerejwe ko akwiriye guhabwa icyubahiro kirusha icya Mose, nk'uko icyubahiro cy'umwubatsi kiruta icy'inzu. Kuko amazu yose agira uyubaka, ariko Imana niyo yubatse ibintu byose. Kandi koko Mose yakiranukiraga mu nzu yayo hose nk'umugaragu, kugira ngo abe umugabo wo guhamya ibyajyaga kuvugwa hanyuma. Ariko Kristo akiranuka nk'umwana utwara inzu yayo. Iyo nzu yayo ni twe, niba dukomeza rwose ubushizi bw'amanga n'ibyiringiro twiratana, ngo bikomere kugeza ku mperuka. Nuko rero, nk'uko umwuka wera avuga ati, uyu munsi nimwumva ijwi ryayo, ntimwinangire imitima nk'uko mwayinangiye mu gihe cyo kurakaza, ku munsi wo kugerageza mu butayu, aho ba sokuruza banyu bangerageje bantata, bakabona imirimo yanjye imyaka 40. Nicyo cyatumye ngirira umujinya b'icyo gihe, nkavuga nti, imitima yabo ihora iyoba, kandi ntibarakamenya inzira zanjye. Nuko ndahirana umujinya wanjye nti, ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Nuko bene data, mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima mu butizera umutera kwimura Imana ihoraho, ahubwo muhugurane iminsi yose, bikitwa uyu munsi, hatagira uwo muri mwe unangirwa umutima n'ibihendo by'ibyaha. Kuko twahindutse abafatanije Kristo, niba dukomeza rwose ibyiringiro byacu twatangiranye, ngo bikomere kugeza ku mperuka. Nk'uko bivugwa ngo, uyu munsi nimwumva ijwi ryayo, ntimwinangire imitima nk'uko mwayinangiye mu gihe cyo kurakaza. Mbese ni bande bumvise bakayirakaza? Si abavuye muri Egiputa bose bashorewe na Mose? 17. Kandi none ni bande yagiriraga umujinya imyaka 40? Si abacumuye bakagwa, intumbi zabo zigahera mu butayu? Ni bande yarahiriye ko batazinjira mu buruhukiro bwayo? Si abatayumviye? Kandi tubona ko batashoboye kwinjira kuko batizeye. Mwene data, nagira ngo nkubwire yuko Pawulo yandika iki gice cya 3, hari ibintu by'ingenzi yashakaga gukura mu Bisiraheli. Hari ibintu Abisiraheli bari bafite byiza bagombaga gukomeza, Abayuda bo mu gihe cyari bo biswa Abaheburayo, ariko hari n'ibyo bagombaga guha agaciro. Bagombaga kumenya gutandukanya Mose, bakamenya kumutandukanya na Kristo, bakamenya uw'ingenzi, uwahereje undi ubutumwa ninde. Ndetse bagombaga nanone kumenya kutiringira Imana kwabaye ubwo abantu ba kera barimbutse bazize kutumvira Mose, kandi nanone si Mose gusa babaga batumviye, bazize kutumvira Kristo wahaga Mose amabwiriza. Pawulo yerekana yuko n'abantu bo mu gihe cye bari barimo kwinangira imitima, bagera ikirenge mu cyabo ngabo. Ndetse Pawulo ababwira yuko ubwo babandi babuze uburuhukiro bagombaga kubona, nabo uwo munsi mu gihe cya Pawulo yaberekaga yuko bashobora kuzabura uburuhukiro. Ndetse Pawulo yerekana n'uyu munsi wa none, abo uyu munsi uko dukwiye kwitwara. Icya mbere, mu ncamake y'iki gice, Pawulo yibanze ku gusangira umuhamagaro.
yatangiye avuga iby'umuhamagaro abantu basangiye. Uyu muhamagaro abayuda bari bawusangiye n'abanyamahanga. Uyu muhamagaro niwo ugomba gutuma twebwe dukundana tuba inshuti. Ariko ndagira mbabwire, niba uyu muhamagaro atari wo waduhuje tugahuzwa n'ibindi bitari umuhamagaro uva mu ijuru, twaba dufite akaga. Ikindi kandi nongere ndebe ku nguni y'abantu bavuga yuko umuntu ahamagarwa ari uko apfuye, ngo umarire iki Imana. Nta kintu umuntu yamarira Imana ari mu isanduku, nta kintu umuntu yamarira Imana amanuka ajya ikuzimu nk'uko Bibiliya ibivuga. Oya, ahubwo Imana ihamagara umuntu ari muzima. Pawulo yagarutse ku mitekerereze myiza Abisirayeli bari bakwiye kugira, yuko nubwo bafataga Yesu nk'intumwa, ariko ntiyari intumwa gusa, ahubwo yari n'umutambyi mukuru. Kubw'ibyo rero, kuba umutambyi mukuru kwa Kristo cyari ikintu Pawulo yashaka gutsindagira. Ese Kristo ni intumwa gute? Ese Kristo yari intumwa nka Petero na ba Pawulo n'abandi? Oya, ahubwo mu gitabo cy'Ibyahishuwe batwereka yuko igice cya mbere umurongo wa mbere, Imana yahaye Kristo ubutumwa, Kristo arangije abuhereza marayika, marayika nawe abuhereza Yohana, Yohana ngo abushyire abantu. Muri ubwo buryo rero Kristo yiswe intumwa kuko yakiriye ubutumwa bw'Imana abuhereza marayika, marayika nawe abuhereza Yohana. Ariko mu by'ukuri Kristo ni umutambyi mukuru uri hagati y'Imana n'abantu, ushinzwe kubahuza, ushinzwe kwakira ibibazo byabo akabigeza ku Mana. Pawulo yagarutse yuko Mose yakiranukiraga Imana mu nzu yayo yose. Iyo bavuze inzu y'Imana, hari igihe babaga bavuze ubuturo bwera, igihe babaga bavuze urusengero, hari igihe babaga bavuze nanone abantu b'Imana. Pawulo yatsindagiye neza yerekana yuko twitwa inzu y'Imana bitewe n'ibintu bibiri. Icya mbere, uretse kwizera Kristo, Pawulo yavuze yuko tugomba no kugira ubushizi bw'amanga bwo kwerura ko twakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Kandi ikindi yavuze yuko uwo Kristo nyine tugomba kumugiramo ibyiringiro, ibyo byiringiro bikazageza ku mperuka. Niyo mpamvu hari itorero rimwe gusa rivuga yuko rifite ibyiringiro bya none, iby'ejo n'iby'iteka ryose. Pawulo yongeye agaruka ku gaciro ka Mose, arangije aravuga ngo ijuru cyangwa se Yesu yatekerejwe ko akwiriye kuruta Mose. Ninde wabitekereje? Data wa twese yatekereje ko Mose yaba umukozi mu nzu, ariko Kristo akaba nyirinzu, akaba ari nawe uyigenzura. Kubw'ibyo rero Kristo aruta Mose. Mose yari umugabo wo guhamya ibyajyaga kuzavugwa nyuma. Aya magambo Pawulo ayavuga yerekanaga yuko Mose yarabwiwe, afite ibyo yabwiwe kandi ibyo yahawe yarabitanze. Ariko ninde wabimuhaga? Uwabimuhaga ni nawe wagombaga kuzaza yarangiza akavuga nyuma. Uwo nta wundi ni Kristo wagombaga kuza akabana n'Abisiraheli, akabana n'abantu, yarangiza akamera nkabo, yarangiza igihe kikazagera akazaza avuga ngo ibyo byavuzwe kera birasohoye. Uwo nta wundi ni Kristo wagombaga gusohoza ibyo abahanuzi bose ba kera ndetse na Mose bajyaga berekana. Mose yongeye kugaruka asobanura neza, Pawulo yongeye kugaruka asobanura neza ibyabaye mu gihe cy'Abisiraheli cya kera akigereranya n'icyo mu gihe cya Yesu. Asobanura by'umwihariko Zaburi ya 95 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 11, aho Pawulo yararimo gutsindagira yerekana ibimenyetso by'umutima winangiye. Umutima winangiye w'Abisiraheli bari mu butayu, umutima winangiye w'abo mu gihe cya Yesu. Pawulo nanone yagaragarije abo mu gihe cya mbere yo kurimbuka kwa Yerusalemu imitima yinangiye bari bafite n'ibimenyetso byarangaga umutima winangiye. Mbega uburyo ibi bimenyetso n'uyu munsi wa none tubibona mu mibereho yacu cyangwa mu mibereho y'abantu bamwe na bamwe uyu munsi wa none. Ibi bimenyetso, ikimenyetso cya mbere Pawulo yagaragaje, abantu babana n'Imana nk'abaje gutata. Ni ikimenyetso cy'umutima winangiye cya mbere. Abisirayeli bagendanaga n'Imana nk'abayitata, Imana birayibabaza. Aya magambo ari muri iki gitabo cy'Abaheburayo, usome neza. Kubw'ibyo rero dufite abantu batazanwa n'umwuka mu rusengero nk'uko Simiyoni byamugendekeye, ahubwo baza baje gutata, baje gutata uko gahunda zagenze, baje gutata uwabwirije, baje gutata icyazambye, baje gutata Imana ngo bamenye niba igikora ibitangaza cyangwa Imana niba ikigirira ubwoko bwayo impuhwe, ariko kuri bo ntibigire icyo bibamarira. Ikintu cya kabiri kiranga umutima winangiye nta kindi ni uko utumvira ijwi ry'Imana ryinginga. Pawulo yarabivuze, iri jwi ry'Imana ryinginga rikorera mu byanditswe, mu bihimbano by'umwuka nk'indirimbo, mu mutimanama. Iri jambo ry'Imana
iyo rivuzwe umuntu akarisoma rikamwinginga ntaryumvire, aba arimo kwerekeza ku bimenyetso by'umutima winangiye. Ntago bigeze bumva ijwi ry'Imana. Niyo mpamvu Pawulo yabwiye abantu bamwumvaga mu gihe cye, aravuga ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntimwinangire. Iryo jwi Pawulo yavugaga ni irihe? Ni ijwi ryavugiraga mu byanditswe Pawulo yari arimo kwandika yandikira Abaheburayo. Icya gatatu ni ukubona imirimo y'Imana ntuhinduke. Imyaka 40 ku manywa na nijoro Imana yakoraga ibitangaza Abisiraheli. Hejuru yabo hari inkingi y'igicu n'umuriro yashushanyaga Kristo. Mose yari ari imbere yabo, ubuturo bwera bwari butuye hagati yabo. Buri kintu cyose bakibonagamo igitangaza, ariko imitima yabo ntiyigeze ihinduka. Kimwe cyavagaho bakeneye ikindi. Natwe abenshi uyu munsi niko tumeze. Ikimenyetso cya kane cy'umutima winangiye, guhora umuntu ayoba kandi azi ukuri. Abisirayeli bari barabikijwe ukuri, ndetse amahanga yajyaga aza gushaka amakuru kuri bo. Nk'uko uyu munsi wa none muri iki kigeragezo, muri iki kibazo, muri iki cyorezo cya coronavirus kiriho, abantu barimo baraza bakegera umudivantisti bakamubaza bati, mwe mwasomye byinshi, mwe mufite ibitabo, mwe mwize ubuhanuzi, mwabonye umwanya wo gusenga, mubona umwanya wo kwiga, kuko twe nta mwanya bajya baduha. Ibi bintu birerekeza he? Mu magambo make tuzi ukuri, ariko dukwiye kwirinda guhora tuyoba. Dukwiye kuba abantu bafite icyerekezo kimwe. Ikimenyetso cy'umutima winangiye kindi cya gatanu ni ukutamenya inzira y'Imana. Abantu bakitwa ubwoko bw'Imana ariko ntibamenye inzira y'Imana. Birababaje kuba umuntu yagira amakuru ku bintu by'Imana, akagira n'amakuru atangaza ku bintu by'Imana, ariko ibirenge bye bitari mu nzira y'Imana. Ikimenyetso cya gatandatu cy'umutima winangiye Pawulo yavuze muri iki gitabo, umutima unangirwa n'ibihendo by'iby'isi. Umutima unangirwa n'ibihendo by'iby'isi. Kubera iki? Uyu munsi wa none isi irimo irakanda imitima yacu ku buryo kubona aho dushyira iby'umwuka, kubona aho dushyira ibyo kwizera, kubona aho dushyira iby'amasezerano y'Imana ngo tuyiringire byamaze kubura. Abisiraheli ibihendo by'iby'isi byarabafunze, byarabanangiye kugeza ubwo batamenya agaciro ka Kristo. Kandi na Pawulo yongeye kubibabwira, ndakwinginze kugira ngo ibihendo by'iby'isi byo kudutwara umutima ngo twibagirwe umutambyi wacu mukuru. Ikindi kintu kidasanzwe ni uko Mose yagendaga ashoreye Abisiraheli. Mu by'ukuri Imana yashyizeho Mose ngo ayobore Abisiraheli abajyane, ariko Abisiraheli bamwe abemeye kwemera yuko Mose abayobora, abo ngabo bagize amahirwe. Ariko abari bashorewe na Mose, abangaba bahuye n'ibibazo. Hari abantu benshi barimo kuva mu Egiputa bagenda bajya i Kanani bashorewe gusa, nta mpamvu barimo kubona y'impamvu bahagurutse. Nshuti yanjye, kuba waraje ukabatizwa, kuba waraje ukagira gahunda, ukaraganwa n'abera, ukagira bimwe na bimwe ufatanya nabo mu byo bakora mu nzu y'Imana, ukwiye gutekereza ku rugendo rwawe. Ese wahagurutse uzi icyabaye? Uyu munsi wa none ikirimo kutwirukansa kugira ngo turenge ubu butayu byibuze tugere ku nyanja urakizi? Ese nshuti y'Imana, impamvu zigusunika zirahari nziza, cyangwa ni ukugenda ushorewe gusa? Mbega uburyo umubare munini w'abantu bitwa ngo ni abantu b'Imana barashorewe mu rugendo gusa, nk'uko inka zishorerwa n'intama. Ariko igihe kirageze ngo twemere, ubwo imbere ya Mose hari Kristo, twemere dukurikire Mose. Abantu bafite ibi bimenyetso birindwi by'umutima winangiye, Imana ndetse yavuze yuko yaba muri Zaburi 95, yaba no muri iki gice cy'Abaheburayo gice cya 3, Imana yavuze yuko nta buruhukiro bazabona. Mbega ibintu bibabaje. Bishoboka yuko impamvu tutajya tugira uburuhukiro mu mitima yacu, impamvu tutakiriye uburuhukiro, impamvu tutamenye ikiruhuko nyakuri cy'isabato ngo kitugiremo akamaro, kigira icyo aho kidukura n'aho kigeze, nuko ibi bimenyetso birindwi byaranze imitima y'Abisiraheli bari mu butayu byatumye batabona uburuhukiro. Bishobora kuba kimwe cyangwa bibiri cyangwa bitatu cyangwa byose uko ari birindwi biri mu mutima wanjye nawe, bigatuma tutaruhuka. Ariko biratangaje. Reka twongere tugaruke kuri Mose. Ese Mose na Kristo irigereranya kuki ryari Pawulo yarikoze? Pawulo yarikoze kuko mu bihe by'Abisiraheli imitima y'abantu yari yaratwawe cyane na Mose. Nigeze kubibabwira, Mose yari yaragiye yuzura ibitekerezo byabo ku buryo no kuvuga ijambo ngo ryumvikane byasabaga kwitiza amagambo ya Mose. Yesu rero ntiyavuze kuri Mose nk'uwitiza amagambo ye, ahubwo mu gihe cya Yesu yavugaga kuri Mose yerekana yuko ibyo Mose yari afite byose ari Kristo wabimuhaye. Kubw'ibyo kuba abantu batarimo kumva ibya Yesu, si uko Mose atabibahaye, ahubwo nuko na Mose batamwumvise. Reka tugereranye Mose na Yesu. Mbere na mbere reka mbanze nkwibutse yuko Mose yavukiye i Gosheni mu mwaka w'1571 mbere ya Kristo.
ndetse uyu Mose yiswe Mose bisobanura ukijijwe akuwe mu mazi. Mu magambo make iri zina rirerekana yuko Mose nubwo yiswe Mose hari uwatumye yitwa Mose, uwo nta wundi Kristo niwe wajyanye umukobwa wa Farawo amujyana ku mazi mu gihe kitari kigenwe, amujyana ku nguni y'amazi aho ka gatebo Mose bari bamuteretsemo yari arimo kugira ngo amukuremo kugira ngo uyu mwana adapfa arokoke, kuko nubwo umukobwa wa Farawo yari akuye Mose mu mazi ariko Mose nawe yari akuriwe mu mazi abira kugira ngo nawe azakura Abisiraheli mu mazi abira. Icyo ni igikorwa Kristo yakoze. Mose yitwaga founder of Jewish religion, cyangwa se yitwaga uwashyizeho urufatiro rw'imyizerere y'Abayahudi, ariko mu by'ukuri uru rufatiro ntacyo rwari kumara kuko urufatiro nyakuri ni Kristo. Imibereho ya Mose irimo ibice bitatu nk'uko amateka atwereka. Hari imyaka 40 yo kwiga ubwenge, kuba muri Egiputa, yigishwa igisirikare, yigishwa kuko Mose yategurwagamo uzahinduka n'umutambyi w'ibigirwamana bya Egiputa kandi agahinduka n'umwami. Ndetse mu gitabo cy'ibyakozwe no mu gice cya 7 umurongo wa 22 batubwira ko Mose uyu nguyu yari umuntu wigishijwe ubwenge bwose, niwe bwabitswemo. Nyuma y'imyaka 40 Mose amaze atangiye kumenya ubwenge, nibwo yatangiye kumenya ko ari umuheburayo. Imana imuha amahirwe amenya Kristo. Amenye Kristo mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 25 na 26 Bibiliya iratubwira ngo kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura ahitamo kurengananwa n'ubwoko bw'Imana, kuko yatekereje ko gutuka bamuhora Kristo bimurutira ubutunzi bwose. Ubwo rero Kristo noneho atwaye ibitekerezo bya Mose. Ndetse ikindi kintu kigaragara, imyaka 40 Abisiraheli bagendera mu butayu yari imyaka 40 isoza ubuzima bwa Mose. Kubw'ibyo Mose yari afite ubuzima burimo ibice bitatu, kandi Paulo mu gitabo cy'Abaheburayo nawe yanditse ngo Yesu Kristo ko yari arejo niko ari kandi niko azahora. Yerekanaga amateka ya Yesu mbere y'uko aza, mu gihe Yesu yari ariho no mu gihe Yesu atari ariho. Reka nkwibutse yuko Mose na Yesu nanone ubuzima bwabo bufitanye isano ridasanzwe muri Yuda igice cya 1 umurongo wa 9, aho Bibiliya yitwereka nyuma yuko Mose apfa arangiza urugendo rwe rw'ubu buzima, aho batwereka yuko Mikayeli ari we Yesu yaje kujya impaka na Satani ku by'umurambo wa Mose, kandi ibyanditswe byera bikatwereka aho ngaho yuko Yesu ari we wazuye Mose. Ubwo rero agaciro ka Yesu karimo karagaragara yuko afite ububasha. Reka nongere nanone nkwibutse ibi ngibi. Mose yarokotse kwicwa kw'abana nk'uko na Yesu byagenze. Mose Mwegiputa yabaye Mwegiputa atari umunyegiputa, kandi Yesu nawe yabaye mu isi atari uw'isi. Iminsi 40 n'amajoro 40 Mose yamaze imbere y'Imana ngo imuhe amategeko. Iminsi 40 n'amajoro 40 Yesu yayimaze mu butayu kugira ngo amategeko y'Imana yubahirizwe muri we, kugira ngo atangire umurimo. Kandi Mose yaherewe amategeko ku musozi. Ibi bitwereka yuko na Yesu muri Matayo igice cya 5, Matayo igice cya 6 n'icya 7 Yesu yagiye ku musozi yigisha amategeko y'ubwami, kandi asobanura ko amategeko y'Imana atazavaho n'agace k'inyuguti. Yacunguye abo Mose yacunguye abo yaragiye kujyana abanje gutanga umwana w'intama utarengeje umwaka. Yesu nawe yacunguje ubwoko bwe amaraso ye, kuko ari we ntama y'Imana ikuraho ibyaha by'abari mu isi. Guta umwanya w'icyubahiro kwa Mose ngo abaranwe n'ubwoko bw'Imana bishushanya neza yuko Yesu nawe yasize intebe ye mu ijuru, ntiyatekereza ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Mose yari yarabanye yayoboye Abisiraheli imyaka 40, ariko mu gitabo cy'ibyakozwe no mu gice cya 7 umurongo wa 39 hatubwira ko bamwe basubiye inyuma mu mitima, bibatera no kurimbukira mu butayu. Yesu nawe igihe kimwe yari afite abigishwa 70, ariko ikintu gitangaje imigani yaciye muri Luka igice cya 10 igice cya 11 muzasanga abigishwa baragiye basubira inyuma. Ndetse no muri Yohana igice cya 6 mwabisoma mu murongo wa 66 abigishwa bamwe basubira inyuma, ariko arangije asigara n'abandi. Ikintu kigaragara ni kimwe, indirimbo ya Mose n'iy'umwana w'intama nizo zizaririmbwa mu gihe tuzaba tunesheje. Ibi biratangaje kuko izi ndirimbo zizegerana habanzwe ya Mose, kuko gucungurwa kw'Abisiraheli gufitanye isano no gucungurwa kwacu. Ariko nanone tuzaririmba n'indirimbo y'umwana w'intama, kuko Kristo afite icyo arusha Mose kitabonetse mu ndirimbo ya Mose gikwiriye kuboneka mu ndirimbo y'umwana w'intama. Icyo ni icyo Kristo yadukoreye. Nagira ngo twihute turebe igihe Yesu yavukaga.
Yesu yavukaga, murabyibuka neza, bamujyanye ku mutambyi, bamujyanye ku rusengero. Umutambyi yagombaga kwandika izina rya Yesu mu gitabo akamwakira. Mu bifuzwa ibihe byose paji ya 27, nawe yaranditse ngo ni uyu mutambyi nyine ntiyatekereje ko uyu mwana ari wa wundi Mose yifuzaga kubona icyubahiro cye. Nyamara ukomeye kuruta Mose niwe wari mu biganza by'umutambyi, kandi ubwo yandikaga izina ry'uwo mwana yarimo yandika izina ry'uwo wari urufatiro rw'imyizerere yose y'Abayuda. Amen. Kubw'ibyo rero uyu mutambyi igihe Yesu yandikwaga izina rye, uyu mutambyi yamwakiriye nk'undi muntu uwo ari we wese, ariko uyu mwana yari yakiriye mu biganza. Mose yari yarifuje kubona icyubahiro cye. Mbega uburyo Yesu aruta Mose! Abisiraheli iri banga ntago bigeze barimenya kugeza igihe Pawulo yandikiraga iki gitabo cy'Abaheburayo. Mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi paji 327, nawe yanditse Mose amaze kwerekwa iby'igihugu cy'isezerano, kuko atagombaga guhita yambuka ngo agere i Kanani. Yasobanuye impamvu Imana itemeye ko umurambo wa Mose uboneka. Hanyuma nk'umusirikare wari urushya, ayo ni amagambo ndimo gusoma Abakurambere n'abahanuzi paji 327. Hanyuma nk'umusirikare wari urushye yarambaraye hasi kugira ngo aruhuke, nuko Mose umugaragu w'Uwiteka apfira aho ngaho mu gihugu cy'i Mowabu uko Uwiteka yategetse. Amuhamba mu gikombe cyo mu gihugu cy'i Mowabu giteganye n'i Betipewoli, ariko ntawuzi igituro cye na bugingo n'ubu. Abantu benshi batashakaga kumvira inama za Mose igihe yari akiri hamwe nabo, bajyaga kugira ko gukora icyaha cyo kuramya umurambo we iyo bamenya aho yahambwe. Kubw'iyo mpamvu uwo murambo wahishwa abantu, ariko abamarayika b'Imana bahambye umurambo w'umugaragu wayo w'indahemuka, kandi barinda icyo gituro cyari cyonyine. Mose yari yarubatse izina mu Bisiraheli kugeza ubwo apfuye. Ntibibutse yuko bafite inkingi y'igicu n'inkingi y'umuriro, ntibibutse yuko bafite marayika ukomeye w'Uwiteka wagendanaga nabo, ntibibutse yuko bafite ubuturo bwera aho Imana yigaragarizaga. Ikibazo cyavutse nta kindi. Batekereje yuko ukurikije ibibazo bafite bari kugera mu bibazo bikomeye kugeza ubwo n'umurambo bari kurebaho uhambye bakazaza bawuramye. Uyu munsi wa none hari abantu badutwara ibitekerezo kugeza ubwo twicara mu rusengero ntitubone Kristo tukabona ababwiriza, ntitubone Kristo tukabona abaririmbyi bafite impano, ntitubone Kristo tukabona abapasiteri bafite tekinike zo kuyobora, ntitubone Kristo tukabona abantu. Igihe kirageze ngo imitima yacu ye gukunda abantu cyane ku buryo batwibagiza Kristo. Mbega ikintu gitangaje, Kristo ubwe n'abamarayika bari bahambye Mose, baramanutse bava mu ijuru baza gukangura uwo mukiranutsi wari usinziriye. Satani yari yishimiye ko yashoboye gutuma Mose acumura ku Mana, bityo akaba agiye gutegekwa n'urupfu. Ariko ikintu gitangaje nta kindi, kubera ingaruka z'icyaha Mose yari yagiye munsi y'ubutware bwa Satani. Kubera ibyo yakoze, icyari kimukwiriye kwari ukuba imbohe y'urupfu, ariko yarazuwe ubutazongera gupfa, agumana icyubahiro cye mu izina ry'umucunguzi. Mose yazutse afite ikuzo, maze azamukana n'umucunguzi we bajyana mu rurembo rw'Imana. Amen. Bigaragara ko Kristo yaje kuzura Mose nk'umukozi we udasanzwe. Ibi bintu biratangaje. Reka babwire yuko muri Matayo igice cya 17, Matayo igice cya 17 hatubwira uburyo Yesu yahindutse ishusho irabagirana. Igihe Yesu yari ari mu minsi ye ya nyuma, igihe Yesu yari ageze ahantu akeneye imbaraga, ijuru ryamwohereje Mose na Eliya kugira ngo bamukomeze. Umurongo rero wa 3 uravuga w'icyo gice cya 17 uravuga ngo maze Mose na Eliya barababonekera bavugana nawe. Petero abwira Yesu ati, mwami ni byiza ubwo turi hano, nushaka ndaca ingando 3 hano, imwe yawe, indi ya Mose, indi ya Eliya. Akibivuga igicu kirabakingiriza, ijwi rikivugiramo riti, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira mu mwumvire. Amen. Abigishwa barimo Petero babonye Yesu ari kumwe na Mose na Eliya kuri wa musozi. Yesu yahindutse ukundi. Abigishwa bashaka kumva yuko Mose na Eliya na Yesu bangana, bari ku kigero kimwe. Ndetse Petero ahita avuga ngo reka yubake ingando 3, nibakenera gusura Mose bajya kumusura, nibakenera Eliya bajya kumusura, nibakenera, kuko baravugaga batumva nubwo dufite Yesu, ariko urabona ko Eliya nawe yubatse izina, Mose nawe yubatse izina. Ijuru ribona yuko batangiye gufata ko Yesu afite agaciro nk'aka Eliya ndetse afite agaciro nk'aka Mose. Icyabaye nta kindi, Imana yaravuze ngo nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira mu mwumvire. Imana yari itangaje ku mugaragaro ububasha n'icyubahiro cya Kristo ko kiruta icya Mose ndetse na Eliya. Gusa
Mose na Eliya bari baje gukomeza Kristo kuko nabo baciye mu bigeragezo nk'ibyo yari arimo. Ariko ikindi nanone kidasanzwe, Mose yarahagarariye abazajya mu ijuru baciye mu rupfu, Eliya yarahagarariye abazajya mu ijuru badapfuye. Bakundwa, najya mbabwire ngo ntituzasinzira twese. Byanga byakunda igihe Yesu azazira, azasanga hari abantu bariho bazagendera ku murongo wa Eliya, azasanga hari n'abandi bantu bamaze gusinzira bazazurwa nk'uko Mose yazuwe. Mbega ibintu bidasanzwe. Matayo igice cya 23, Yesu arimo kuganira n'abafarisayo, abuza abigishwa be gukurikira imigenzereze y'abafarisayo. Muri iki gice cya Matayo 23, Yesu yavuze amagambo akomeye nshaka kukubwira. Maze umurongo wa mbere, maze Yesu avugana n'iteraniro ry'abantu n'abigishwa bati, abanditsi n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose. Nuko rero ibyo bababwira byose mubikore mubiziririze, ariko imigenzo yabo mwe kwikurikiza, kuko ibyo bavuga atari byo bakora. Mbega hari abantu benshi bameze nk'abanditsi n'abafarisayo muri iki gihe. Aba bantu baravuga pe, ariko ikibazo Yesu arimo kuvuga ni uko abenshi dufite ikibazo gikomeye. Abanditsi n'abafarisayo bari bicaye ku ntebe ya Mose. Nuko rero ibyo bababwira byose mubikore mubiziririze. Mu magambo make, intebe ya Mose yatumaga abanditsi n'abafarisayo bashobora gutegwa amatwi, ariko kubera yuko ibyo bavugaga ibyanditse mu bitabo bya Mose, ibyo Mose yabasabye gukora batabikurikizaga, ntago bari bakwiye kureberwaho. Uyu munsi abantu benshi niho turi. Abantu benshi twicaye ku ntebe ya Mose, dufite amahirwe, twahawe ibihamya, dufite amategeko, dufite ubuhanuzi, ndetse pe abantu banadutega amatwi, ariko turasabwa noneho gutangira gushyira mu bikorwa ibyo ngibyo. Ntitwicare ku ntebe ya Mose gusa, ahubwo tube n'abantu bafite imisengere n'imitekerereze no kwizera nk'uko Mose yari afite ku mucunguzi we ari we Yesu Kristo. Ibyakozwe mu gice cya 6 umurongo wa 10, amagambo akomeye cyane. Batubwira yuko Stefano kugira ngo bamufate bamureze ibintu bikomeye. Bamureze yuko yatutse Mose n'Imana, ndetse bamurega yuko yatutse ahera n'amategeko. Ariko Stefano, kuko ibyo byari ibirego bikomeye cyane, Stefano umurongo wa 15 w'igice cya 6, Bibiliya iravuga ngo abicaye mu rukiko bose bamutumbiriye babona mu maso ha Stefano hasa n'aha marayika. Kubera iki? Mu maso he hasaga n'aha marayika kuko Stefano yari afite Kristo mu mutima we. Kristo rero yatumye arabagirana. Abantu bari bari aho b'abanyamihango babona yuko Kristo ari udasanzwe kandi yahinduye Stefano udasanzwe. Kandi ikindi kintu kidasanzwe, ibyakozwe mu gice cya 7 umurongo wa 38, mbega ubuhanuzi budasanzwe, mbega ibigiye kuba. Stefano yasobanuye ibigendanye na Mose. Arangije mu gice cya 7 umurongo wa 38, Stefano arimo kwiregura. Arangije avuga ngo kandi Mose niwe wari mu itorero ryo mu butayu. Abisirayeli mu butayu bari itorero, nk'uko uyu munsi wa none Imana ifite itorero ryayo muri ubu butayu, hamwe na marayika wavuganiye nawe ku musozi wa Sinayi. Uyu mumarayika ninde? Ni Kristo akitwa Mikayeli. Kristo niwe wahaye Mose amategeko. Hano rero Stefano yasobanuye ko Kristo yari marayika wavuganiye na Mose ku musozi wa Sinayi, kandi yari kumwe na basogokuruza. Uwo Mose ni nawe wahawe amagambo y'ubugingo yo kuduha. Amategeko 10 y'Imana yiswe amagambo y'ubugingo. Uyu munsi wa none abantu benshi yuvuze Mose bahita bumva yuko uri umuntu w'ikiretwa, umuntu utwarwa n'amategeko y'imihango, umuntu udafite. Ariko najya mbabwire ngo Mose amategeko yayahawe na Kristo, ari we marayika wavuganiye nawe ku musozi wa Sinayi. Kandi ayo magambo nubwo twe twayise amategeko 10, ariko Stefano we umwuka w'Imana yamubwiye ko ayo magambo Mose yahawe ari amagambo y'ubugingo yo kuduha. Basogokuruza banze kumwumvira, ahubwo bamusunikira hirya, basubira mu Egiputa mu mitima yabo. Abantu bose uyu munsi wa none barimo kwanga kwakira amagambo y'ubugingo, kwanga kwakira amategeko 10 Imana yahaye Mose ku musozi wa Sinayi. Aba bantu byanga byakunda nubwo bavuga ngo bakurikiye Imana, igihe kizagera basubire mu Egiputa mu mitima yabo. Nawe irinde uyu munsi kuba wasubira mu Egiputa mu mutima wawe. Barangije babwira Aroni bati uturemere imana zo kutujya imbere, kuko Mose wo wadushoreraga adukura mu gihugu cya Egiputa, adukura mu gihugu cya Egiputa tutazi uko yabaye. Imana iguhe guhaguruka mu Egiputa. Imana iguhe kuba wareba imbere ya Mose ukamenya ko hari Kristo. Uyu munsi wa none nagira ngo nkubwire ngo iki ni igihe gikomeye cyo kwemera kuyoborwa na Kristo. Ntabwo ari igihe cyo kuva mu Egiputa dushorewe, ni igihe cyo guhaguruka mu Egiputa duhagurutse duhunze,
tuzi utuyoboye ko ari Kristo. Rero Kristo reka turutire Mose, reka Kristo aturutire abigisha bakomeye, reka Kristo aturutire abayobozi bakomeye, reka Kristo aturutire abandi bantu bose, ahubwo ibya Kristo bitwara imitima yacu. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Mana nziza, bana natwe uduhe kumva uburemere bw'umwana wawe n'agaciro k'umusaraba we n'icyo yatanze, kandi uduhe kumvira bikitwa uyu munsi ijwi ritwinginga, turyumvire kandi dushyire mu bikorwa icyo ridusaba. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.